ndabasuhuje cyane bakunze b'inshuti Bonny TV, nejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi. Ndatekereza aho muri hose mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Rero ntangiye mbashimira uburyo munyereka ko munkurikiye, munyereka ko rwose urukundo rwanyu ndarubona cyane cyane mu bikorwa. Rero aho muri hose impande z'isi hose ndabashimiye cyane, aho muri hose mwumve yuko inshuti y'igikoni ibashimiye cyane. Rero kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora isosi y'inyama z'inka. Ese wowe uyikora gute? Njyewe rero uyu munsi wa none nibyo nifuza kubagezaho, ngo turebere hamwe uburyo butandukanye bwo gukora isosi y'inyama z'inka. Nibyo mu rugo uraziteka, nanjye ndaziteka, ariko guteka duhinduranya nabyo biba byiza cyane. Mu gihe umuntu yaje ku meza akabona ko hari icyahindutse, ababona koko ko umuntu wateguye ameza aba yabitekerejeho, yabifatiye umwanya, akavuga ati ngiye gutegura ameza, akabona ko mbese ibintu wakoze babikoze wabihaye agaciro. Yego rero niko rero uyu munsi wa none nshaka kugira ngo tubikore. None se wowe waba ubikora gute? Njyewe rero ngiye kukwereka uburyo bwo kubikora, hanyuma ukurikire nk'umwanya tugendane. Ndabizi ko turi busozanye wabikunze kandi birakugirira umumaro. Ni mu kanya rero, nk'uko maze kubibabwira rero mu mwanya, izi ni inyama z'inka. Tugiye gukora isosi y'inyama z'inka. Hanyuma rero ntabwo nzi uko wowe uteka inyama, ariko njyewe iyo ngiye guteka inyama nkunda cyane kuzivanga n'inyama zo mu nda, kuko zigira isosi iryoshye. Isosi yazo irampumurira, iranaryohera cyane. Niyo mpamvu rero mubona nabivanze, ntugire ikibazo. Njyewe ni bwuyange, nawe ubwo ufite uko ubikunda, ariko nawe ndabigukundishije n'urya ino sosi y'izi nyama havanzemo n'inyama zo mu nda, uzaryoherwa cyane. Hanyuma rero namaze kuzimarina, kuko natekereje kubikoraho, kuko nari mfite akazi kenshi kandi numva ndi buze gutegura amafunguro y'uyu munsi, bituma mbikora mbere. Ariko ndabereka icyo nakoresheje. Ni aka karungo ka black pepper nakoresheje, hanyuma nkoresha soy sauce, hanyuma nshyiramo umunyu, ndongera nshyiramo tungurusumu. Hanyuma nibyo ngibyo nakoresheje, ariko mu mwanya ndaza gushyiramo n'utundi turungo nka turmeric, ndaza kuyishyiramo kuko nayo ndayikunda cyane. Hanyuma rero ubu tugiye gutangira guteka inyama zacu. Ikintu rero ibi byo kumarina bitufasha ni igiki? Ndabigukundishije, nawe uzabikunde, kuko iyo ubikoze bituma inyama zawe ziroroha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibi birungo birakomeza bikinjiramo, ku buryo iyo uyiriye pe ibifite uburyohe, ibifite icya mbere impumuro nziza, icya kabiri ibifite mu kanwa uburyohe bwihariye. Ntabwo ari amakabya nkuru, uzabigerageze nawe urebe. Hanyuma rero ubwo ngubwo tugiye gutangira duteke, kuko n'amasaha yo guteka yageze. Rero untize umwanya, untize amaso, kugira ngo dutekere hamwe. Aha ngiye gutangira guteka rwose. Ndakoresha n'amavuta atari menshi, kuko inyama zo mu nda zigira amavuta yazo pe, ku buryo uba wumva nta kibazo mu gihe ukoresheje amavuta makeya. Inyama ziba zifite amavuta yazo, ukoresha amavuta make cyane. Rero nta birenze, unabishoboye wanazishyiriramo aho ngaho, kuko ziba zifitiye amavuta yazo yihariye. Ubwo rero nkaba natangiye guteka, unageze mu gikoni. Nawe umwanya ujye mu gikoni. Bakubwira ukuntu zino nyama ziba zihumura. Ni ukuri ziba zihumura zitaranashya. Wow!
uzajye nawe ukora bino bintu n'ukuri uzaryoherwa, kandi ntabwo nk'uko umaze kubibabwira pe, ntabwo ari amakabya nk'ubu rwose. Nubikora nawe uzumva itandukanirizo ry'inyama watekaga hamwe n'inyama zikoze gutya. Rero tugiye guteka uburyo rwose izi nyama zacu icya mbere zirashya bidatinze nk'uko wabitekerezaga. Rero tugiye kuba dupfundikiye kugira ngo ubu zigiye kwibyarira amazi, ibyo murabizi. Amazi yazo niyo ndi buzitekeshe gusa, nta yandi mazi ndi bushyiremo. Urabona ko zatangiye gutogota. Gaze nayo ni sawa, ariko ntumve mvuze gaze ugire ubwoba, oya, mu rwego rwawe urimo byose birashoboka. Inshuti y'igikoni, ndabyemera ko byose bishoboka cyane pe, kandi ubundi se bitwaye iki? Nta n'ikintu bitwaye rwose, nta na kimwe pe. Rwose mu rwego rwawe urye neza, ubeho neza. Mana yanjye, mbifuriza ubuzima bwiza, mbifuriza kubaho neza, mbifuriza kurya neza, mbifuriza mbese ko mubigeraho bikemera pe. Kandi gushaka niko gushobora, tugomba kwishakamo ibisubizo kandi bikatwemerera. Reka rero dupfundikire, dutegereze ko dukomeze tugende tureba, kuko nyuma y'iminota 3 ndimo ngaragura kugira ngo inyama zanjye zize kumera neza nk'uko mbishaka. Narababwiye nti iyo umuntu apfundikiye bituma umwuka w'ibyo kurya byawe uguma muri ibyo byo kurya, hanyuma bigatuma bikomeza kwiyongeramo ubwo buryo. Umwuka wa biriya birungo uraje ujyemo, winjiremo, noneho birushaho kugenda biryoha. Gupfundikira ni kimwe mu bintu bituma n'ibiryo byawe biryoha. Okay, reka rero dutegereze dukomeze turebe uko bigiye bimera. Namwe murabibona ko byatangiye gutogota. Yego, wow, urabona ko ari amazi yazo niyo turi bukoreshe rwose pe, kandi birarangira bihiye bisa neza cyane. Urabizi nubwo inyama zo mu nda zikomera, ariko iyo wabikoze gutya bigenda neza cyane pe. Humuro nziza cyane. Wow, urabona rero izi nyama ntetse ntabwo ndashyiramo amazi. Aya mazi ni yayandi yazo zibyariye. Hanyuma rero ubwo zigeze ahangaha ngiye kugenza gute kugira ngo zishye neza. Urabona ko zitangiye gusa nk'izishaka gufata, nanjye ngiye guhita ngabanya umuriro kugira ngo mbivuge mbikora. Ngiye guhita ngabanya umuriro kugira ngo zirusheho gushya neza. Kuko nanone ushyizemo umuriro mwinshi, amazi nyine cyane cyane kuri gaze, noneho imva guhita bikama, bigahita bishirira, bigahita bigira gutya. Ushyizemo umuriro muke, urabona ko umuriro uhise ugabanuka. Urabona ko n'utwe twatangiye gufata, niho ndakomoramo bikemera cyane rwose, kandi deja zimaze no gushya, nawe urabibona. Ubwo ni ukuvuga ngo ngiye gukomeza nziteke gutya ku muriro muke, nta kindi kintu rwose ndi buzikorere, nta mazi ndi bushyiremo. Ndateka gutya ku muriro muke kandi birarangira zihiye. Hanyuma rero uyu munsi ndashaka gukorera ahantu hose mwese mubireba. Ibi ngibi rero ni ibirungo ngiye kwifashisha mu gihe ngiye gukora isosi yanjye. Izi ni seleri, yego. Hanyuma izi ngizi ni poivro, izi ngizi ni inyanya. Aya nakoresheje inyanya zitubutse. Hanyuma iyi ngiyi ni sauce tomate salisa. Ikintu cy'umanya n'indi bwifashishe. Hanyuma izi ni tungurusumu, nubwo cyagiye naberetse ko nazishyizemo, ariko ntabwo mba nashyizemo izihagije, kuko biraziraza kurangirana na biriya. Ndaza gushyiramo izindi, kuko si n'ibyo gusa, na soy sauce ndaza kuyongeramo, na ka black pepper ndaza kongeramo, nubwo nabishyizemo, ariko byo nabiberetse. Ndagira ngo mbereke ibindi. Iyi ngiyi ni royiko, ariko ni ya aka kantu beef, n'inyama nyine z'inka. Hanyuma rero iyi ni turmeric. Turmeric umenyereye iy'ifu, ariko habaho n'iyi ngiyi iba
atari ifu nyine ari isanzwe nyine urapa bikemera ugashyiramo cyangwa ugahonda cyangwa ukayikoresha ibindi bintu nyine yo ibihari nyine ikiri inshyashya itaraba batarayisya ngo bayishyire mu ifu. Hanyuma rero ibyo nibyo bintu bigiye kwifashisha cyane mu gukora isosi yanjye. Ndumva nta bindi bintu bidasanzwe ndi bukoreshe. Hanyuma duteke isosi iryoshye imeze neza. Twarisha ibyo kurya, twarisha ubugari, warisha umuceri, kawunga. Noneho umva bakunzi ba kawunga, kuri iyi sosi ndakubwiza ukuri pe bari hatari. Wabibonye, wabonye ko zitangiye guhindura irange na bya birungo twashyizemo bikarushaho gusa neza, sinkubeshye kubera umwanya nazimariye. Uri pe ntabwo byagutangaza ko warya kubera amazi, urabona ya mazi yose yamaze kugenda akama. Uko gukama rero ni nako gutuma kukwereka aho inyama zigeze. Ubu rero urabona ko ibintu bimeze neza cyane rwose, ntabwo zigeze zifata hasi kandi zimeze neza cyane. Kubera ko nagabanyije umuriro muke, uhisha ibyo kurya rwose mu ibanga ryo guteka rwose. Mubona ibiryo byawe bigeze igihe ujye uhita upfundikira. Hanyuma rero inyama zacu zafashe irange. Nabibonye ko zafashe irange, nabibonye. Ubu rero ngiye gushyiramo noneho bya birungo. Nta mazi na make nigeze nshyiramo kandi rwose zahiye. Hanyuma rero ndamutse nshyiramo bya birungo byacu. Pavuro n'ibitunguru ngiye mbishyiraniramo rimwe kuko byose mba mbona bihira rimwe. Hanyuma
bigaragure rwose ku buryo ibirungo byacu bihita bishya bikatworohera yego. Aha hanyuma rero ndi kurapa ka tirimerike kanjye, yego dore ngaka ukuntu bwita kamera, nako kamera nka yafu nyine uko tuyizi ya tirimerike nyine bisanzwe. Hanyuma reka mpite ndapa na tungurusumu bigendane, yego. Kandi buriya numvise ngo tirimerike ni umuti, ariko ibyo ntabwo nshaka kubyinjiramo kuko sindi umuganga. Umuganga w'igifu gusa, ibindi nangiye kubapfunyikira rwose. Hanyuma rero twikorere ka tungurusumu kacu gahumuza isosi, karyoshya isosi, umva biba ari sawa pe. Kuko ubu ibirungo byacu bigeze igihe cyo kujyamo bya birungo nayo ndimo, utu turungo nayo ndimo nkora, ubu harageze natwo ngo dushyiranemo, nta kibazo. Twagiye kureba za nyama ukuntu byifashe, yego. Ako biri guhumura neza, mwana yanjye. Ndabona nta gufata ntaki, reka rwose. Kandi nta mazi nongeyemo, za nyama twateguye byonyine gusa. Nyuma rero reka nshyiremo twa turungo twacu, ya tirimerike, nshyiremo na tungurusumu, yego. Hanyuma ubundi umva kurya ibiryo bifite intungamubiri biryoshye cyane pe. Dore ni gutya rwose ubu ngubu ibyo kurya byacu biri kugera ku musozo, hafi yo kurya rwose. Se wowe inyama uziteka gute? Njyewe ni gutya nziteka, nawe se nimba atari uku nguku uziteka, hindura rwose uziteke biryoshye. Urabona ko nta hantu zigeze zifata, nta hantu na hamwe, ntaho rwose, zimeze neza pe. Ubu rero ushatse wanarya reka ariko dukurikizeho gahunda yo kurapa inyanya. Njyewe rero nkunda kurapa inyanya, nkunda kuzirapa rwose kuko mba mbona ari byo bintu binyorohera, ntabwo bintindira. Sinzi wowe ubikunda gute, ariko njyewe iyo nzirapye mbona ari byo binyoroheye pe, kuko bihita bimfasha no gushya vuba, bigatuma rwose numva mbikunze cyane. Twagiye kuzirapa nta kibazo, tugiye kurapa inyanya zacu. Mbe nzishyize hano kugira ngo mbone aho nigize isahane, maze nanjye mbona aho gukorera hazima. Twagiye nyine ni gutya rwose, nta kundi. Urabona ko niyo uzirapye na twa duhu twose hasigara sakangana, iki ni gato cyane pe, ni gato rwose gasigara, ubundi ukikomereza. Dore wibuke ko turi gukora isosi y'inyama z'inka, ntabwo navuze ko ntabwo inyama zacu ari izumutse. Tugiye gukora isosi y'inyama z'inka, twirire ubugari, twirire kawunga. Ese nawe waba ukunda ubugari nkangira? Ubu mbese njyewe ni sawa, twirire inyama rwose n'ubugari. Bakunda ubugari nkanjye rero mbahaye karibu pe, kuko njyewe nkunda ubugari
ubu mbese natangiye kweraguzwa. Dore ngo se inyanya zacu tugiye gupfundikira zikabanza zigashya, yego, kugira ngo tube turimo tunatunganya ino sosi tomate. Tugiye gukora ino sosi tomate, hanyuma katugire sosi tomate. Aha, wow, salisa nayo ndayemera pe, ndayemera rwose. Ibintu bimeze neza hano mu gikoni. Aha, hanyuma salisa yacu tuyishyiremo. Aha, dore ni gutya, ni gutya, ni gutya, ni gutya, ni gutya. Wahanye inkoyo mba mbaroga. Dore isosi iraza kuba iryoshye bagenzi banjye, inshuti zanjye. Iyi sosi rwose ndabatumiye, ariko ndabatumiye rwose muze dusangire. Hanyuma igihe dutegereje ko isosi yacu sosi tomate yacu ishya, aka karoyiko, yego, aka karoyiko gatuma isosi yegerana, isosi irafata. Ndakabakumbuje, ndakabakundishije pe. Aka karoyiko gatuma isosi yawe imera neza rwose. Aha, rero ntukakabure mu isosi yawe rwose. Iyo ukora isosi ukabona ikubanya amazi, ariko ufite royiko ntabwo byakunda. Hanyuma rero reka ushyiremo ka karungo kacu dushyiremo akarongo kacu ka royiko kugira ngo bigendere rimwe, utazarinda w'iki bajya ubigenza gutya. Wow, aka nako rwose karabyongera n'uburyohe kandi kagatuma n'isosi yawe imera neza cyane. Umva, kamera neza, igahumura, igafata. Se nakubwira ngo iki koko? Byumvise ukuntu byatangiye guhumura. Umva biraryoshye, keretse umbaye hafi nkaguheho, ariko ejo ni muri wikendi mbahaye ikaze. Urabona rero ko ibyo kurya byacu biri gushya, biri kugiramo akunyu. Impamvu mvuze akunyu ni uko nari nashyizemo umunyu. Ngomba kongeramo umunyu mukeya pe, yitwa akunyu. Nkongeramo ka black pepper, kakandi ntabwo kari gahagije. Nkongeramo nk'akayiko ka soy sauce, kugira ngo isosi yacu ize kugira irindi bara. Turebe ntangiye kongeramo rero akunyu. Navuze ko ngiye kongeramo akunyu, ariko ntabwo bavuga akunyu, bavuga umunyu, kuko nari nashyizemo undi munyu. Yego. Hanyuma rero nkawongeramo na black pepper, nkayishyiramo, yego, gakeya nako. Hanyuma na ka soy sauce nkakongeramo, ngiye nongeramo duke duke kubera ko nari nabishyizemo nyine, yego. Hanyuma rero murabona ko isosi yacu yatangiye gutogota.
tayari ubu mwanya tugiye kurya rwose nta kibazo. Twongere dupfundikire kugira ngo isosi yacu itogote, ubundi twarure turye. Mbega isosi, mbega isosi, nanjye ngize apeti pe, twagira ngo sinjye nabitetse. Iyi sosi imeze neza cyane rwose. Iyi sosi imeze neza cyane pe, neza ariko bya nyabyo. Wow! Ni karibu. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'ugutaha, kuko nahansoreje ikiganiro cy'uyu munsi, mbararikira mu kiganiro cy'ugutaha tuzarebera hamwe ibindi byinshi bitandukanye kandi bifitiye umubiri wacu umumaro. We tubanye bwa mbere rero ntugende kandi subscribe ku nshuti y'igikoni, like, comment, akazogera kugira ngo ibiganiro byanjye nibiza bikugereho ku gihe. Murakoze cyane, ndabakunda. Bye bye.